ntago rwose birimo biraza ariko bikagenda kongera bigahita bisubirayo bigasubira rwose ariko ndumva approach mba numva ko ari ahantu indege zururikira nk'ikibuga cy'indege. kunzi wa Prime TV iki ni cya kiganiro cyacu tubwire twagarutse salama bro ndakwita ndise bakagenda twataho shimira wowe ukomeje gukurikirana Prime TV cyane cyane wowe umukunzi w'ikiganiro tubwire dore uyu ni wa mwanya w'ibirori wa mwanya w'uburyohe wa mwanya wo gutembera ugatembera wibereye aho iwawe ukamenya amakuru ari hirya no hino hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nkwibutsa ko iki cya kiganiro cyacu nzi neza ko mukunda muri benshi cyitwa tubwire kiganiro ugezwaho utegurwa kandi ukagezwaho nanjye mbonye umugenzi Evariste aka Junior kiganiro gituma dutembera hirya no hino mu baturage mujyi wa Kigali ndetse no hanze yaho tukagenda dusura abaturage hirya no hino tukamenya amakuru agiye ari mu makaritsiye atandukanye. Uyu munsi rero tukaba twatembereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo tuje kuganira n'abaturage baho hano ntago nabyita abaturage ni mu manyamujyi nubwo nabari abaturage nyine birumvikana ariko ni mu manyamujyi abantu b'abasirimu cyane abantu b'abanyabwenge njya numva ngo Inyamirambo ni ahantu mu banyabwenge cyane ndaje nabya ibibazo byanjye n'ubundi ngiye kubabaza ndebe ko ari abasirimu kuko nkuko bajya babimbwira ari abanyabwenge. Nizere ko tugiye kubana kandi ibintu bikomeje kugenda biba amahoro cyane reka tubane mu kiganiro tubwire tuganire n'abantu baturage turebe amakuru y'inaha ngaha nizere ko udakuraho cyangwa se ngo ucikwe n'ikintu na gito cyane. Nje nitwa Damure Jide. Damure Jide. Nitwa Barore Masiriyake. Banyita Kizimana Felician. Nitwa Shimimana Jean Baptiste. Banyita Nkondimana Isayi aka Supervise Dora Tambura. Nitwa Bayisenge Joseph Arias umuriro watse. Nitwa Komeza Cleofasi aka ibitego birahari. Nsengimana Jean Paul aka Changirangi. Nitwa Wedwaye Jean Flex aka Fabregas. Nitwa Musafiri Patrick. Nitwa Nkundabaje Lucian umwana waturutse Nyamasheke Rusizi Uburengerazuba. Perezida John Pombe Magufuli ni perezida w'ikihe gihugu? Tanzania. What is it? So intelligent. Perezida John Pombe Magufuli ayoboye ikihe gihugu? Tanzania. Perezida John Pombe Magufuli ni perezida w'ikihe gihugu? Muri Tanzania. Umugabo w'umuperezida witwa John Pombe Magufuli ayoboye ikihe gihugu? Magufuli ayoboye Kenya. Yesu! What? Kenya. Perezida witwa John Pombe Magufuli ayoboye ikihe gihugu? Tanzania. Perezida John Pombe Magufuli ayobora ikihe gihugu? Kenya. Kenya. Umuyobozi cyangwa se umuperezida witwa John Pombe Magufuli ayoboye ikihe gihugu? Ayobora Tanzania. Perezida John Pombe Magufuli ayobora ikihe gihugu? Tanzania. Okay. Perezida witwa John Pombe Magufuli ayoboye ikihe gihugu? Tanzania. Bravo. Umuperezida witwa John Pombe Magufuli ayoboye ikihe gihugu? Ayoboye igihugu cya Tanzania. Wow. Umuperezida witwa John Pombe Magufuli ayoboye ikihe gihugu? John Pombe Magufuli ayobora igihugu cya Tanzania. Oh wow.
Iyo bavuze airport uba wumva umuntu avuze iki? Airport ikibuga ku kibuga cy'indege. Oh my good friend, it's true. Iyo bavuze airport uba wumva ari iki bavuze? airport ibyo ndumva bijyanye n'amagambo yo mu gisirikare kandi ngiye ntabwo misobanukiwe. What did you say? Airport ibyo ndumva bijyanye n'amagambo yo mu gisirikare. Iyo bavuze ijambo airport uba wumva ari iki bavuze? airport ngiye mba numva ari nk'ikibuga cy'indege. Iyo bavuze airport uba wumva umuntu avuze iki? airport ni ku kibuga cy'indege. Iyo umuntu avuze airport uba wumva avuze iki? Airport mba numva ikibuga cy'indege. Thank you for the word so sweet. Iyo bavuze ijambo airport uba wumva ari iki? Ikibuga cy'indege. Iyo bavuze ijambo airport uba wumva umuntu avuze iki? Airport mba numva ko ari ahantu indege zururikira nk'ikibuga cy'indege. Thank you for the word so sweet. Iyo umuntu avuze ijambo airport uba wumva avuze iki? Ikibuga cy'indege. Cheers mate. Iyo umuntu avuze airport uba wumva avuze iki? Airport mba numva ntago nkazi neza. Ariko ugereranyije urumva ari nk'iki? Airport mba numva gereranyije wenda mba numva ari nk'ikibuga cy'indege wenda. Very good. In fact, excellent. Iyo umuntu avuze ijambo airport uba wumva avuze iki? Airport ikibuga cy'indege. Oh wow. Bwira iyo umuntu akubwiye nk'ijambo cyangwa se ukumva avuze ijambo airport uba wumva avuze iki? Mba numva ari nk'icyambu. Ngaho tubwire TV mu magambo arambuye. Televiziyo. You smart. Tubwire TV mu magambo arambuye. Nabyo ntabwo mbisobanukiwe. Use your common sense. Numva ko ari nk'abanyamakuru runaka cyangwa se sosiyete kampani runaka. Rewind. Numva ko ari nk'abanyamakuru runaka cyangwa se sosiyete kampani runaka. You don't know nothing. Tubwire ijambo TV mu magambo arambuye. Ijambo TV mba numva ari nka televiziyo. Tubwire TV mu magambo arambuye. TV ni itangazamakuru rishobora kumenyekanisha ibikorwa by'abantu cyangwa ibyo bakora byose. TV igomba kubimenyekanisha. Tubwire ijambo TV mu magambo arambuye. TV mu magambo arambuye. Televiziyo. Mbwira mu magambo arambuye TV. Televiziyo. Tubwire ijambo TV mu magambo arambuye. TV mu magambo arambuye nakumva ko ari televiziyo. Tubwire ijambo TV mu magambo arambuye. Televiziyo Rwanda. Ni televiziyo. Ijambo TV mu magambo arambuye. TV mba numva ari nk'ikintu gishakaza amashusho. Byibura wenda ari nka televiziyo. Ijambo TV mu magambo arambuye. TV ni nk'amashusho ni nk'i TV. So? TV. Are you sure? TV. Go and ask your grandfather. Huh? Approach. You say what? Approach. TV mu magambo arambuye. TV mu magambo arambuye mba numva ari kabisa ari nka televiziyo urubyiruko umuntu wese agomba kwisanzura yabana agatanga igitekerezo cy'uko acyumva. Tubwire umurwa mukuru w'igihugu cya Zambia. Zambia. Lusaka. Umurwa mukuru w'igihugu cya Zambia witwa ngo iki? Ntago nkwibuka. You don't know about it. Ndumva nkuza ariko bisaba kwitonda nyine ntago wapfa guhuka ko ibintu nk'ibyo. Umurwa mukuru w'igihugu cya Zambia witwa ngo iki? Ntabwo nkuzi. Ariko nyumva kuri radio. Wumva bavuga ko witwa ngo iki? Narawibagiwe. Umurwa mukuru w'igihugu cya Zambia witwa ngo iki? Ansaba gusubira ku ishuri.
hari utuntu tumwe nk'ubu urantunguye. ushobora kuba witwa nka gute wo murwa? Ntago rwose birimo biraza ariko bikagenda kongera bigahita bisubirayo. Bigasubira rwose ariko ndumva. Bwira umurwa mukuru w'igihugu cya Zambia. Lusaka. Yes. Umurwa mukuru w'igihugu cya Zambia witwa ngo iki? Ntago nkuzi. Go and ask your grandfather. Umurwa mukuru w'igihugu cya Zambia witwa ngo iki? umurwa mukuru w'igihugu cya Zambia ni Lusaka. Yes. Umurwa mukuru w'igihugu cya Zambia uzi uko witwa? ni Lusaka. Umurwa mukuru w'igihugu cya Zambia waba uzi uko witwa? witwa Gisaka. witwa Gisaka. Umurwa mukuru w'igihugu cya Zambia witwa ngo iki? Zambia Lusaka. Umurwa mukuru w'igihugu cya Zambia witwa ngo iki? Igihugu cya Zambia umurwa mukuru. Continue. Banumva ari nk'umujyi bita Lusaka. Thank you for the word so sweet. Waganiraga nande? Nabarure masiri yaki. Ngaho usuhuza abantu nka babiri cyangwa batatu ushaka. Ndasuhuza mukuru wanjye uri Bugesera. Suhuza n'abandi bose bumva banzi mbese yabo dukorana cyangwa se n'abari hafi aho ngaho tuziranye namwe muri rusange. Twaganiraga nande? Wowe witwa nde? Hakizimana Felician. Ngaho usuhuza abantu nka babiri cyangwa batatu kuri televiziyo. Ngenda suhuza mama wanjye Mukarubariza Patricie Nyanza na mushiki wanjye suhuza na Garafurere. Asuhuza na murumuna wanjye tubane nawe Kigali. Ngo bakwita nde? Banyita Nkundimana Isayi aka supervisor Dora Tambura. Supervisor w'icyubwo w'iki ibyo bintu. W'ingoma. Ngo uraziyoboye na? Yaziyoboye nige president wazo. Nikimenyimenyi dore ngizi hano. Okay, urakoze cyane kumanya uduhaye ariko nanjye ngo uburenganzira suhuza abantu bawe nkabangaye nka babiri batatu ariko wowe ndaguha batanu abandi najyaga mbaha batatu kubera ko we harimo n'abafana nyine muri make wuziranye n'abantu benshi batanu. Bena mbe ndasuhuza umugore wanjye n'umwana, hasuhuza umufana bita Igikoni International John, hasuhuza umushumba w'itorero Ramberi, nkongera nkasuhuza online muri rusange. Wavuze harya ko witwa? Nitwa Komeza Cleophas aka ibitego birahari. Ibitego birahari. Ngaho suhuza nk'abantu nka babiri cyangwa batatu gusa. Ndasuhuza umusheri wanjye nge ndubatse yitwa Niyo Nkuramina, mfite n'umwana witwa Ibanga Coexistence. Ubwo ngubwo nawe agire ikigoroba cyiza, nanjye naje hano gushaka ibyishimo. Abo undi muntu nasuhuza no mutate wanjye witwa Muteteri Constantine. Urakoze cyane. Murakoze namwe ndashimiye. Ongera wiyibutsa abantu amazina yawe. Nsengimana Jean Paul aka Cangirangi. Ngaho suhuza nk'abantu nka babiri. Okay, ndasuhuza petit frère wanjye ari perezida wa abafana ba AS Kigali. Asuhuza na grand frère wanjye wita Nzabarinda Jacques. Asuhuza n'umubyeyi wanjye. Ubwo nabo ngabo mbifuriza umugoroba mwiza. Sawa, urakoze cyane. Okay, murakoze. Wavuze ko witwa nde? Niyo uduhaye Jean Felix aka Fabrigas. Suhuza nk'abantu nka babiri cyangwa batatu. Abantu nka babiri ndasuhuza marume wanjye yitwa Nakirutimana Alexis. Suhuza n'umugore wanjye afite umugore n'umwana yitwa Nyirabikita yawe Zinira. Sawa, urakoze cyane. Ana wanjye yitwa Niyo Kwizerwa Ernest. Sawa, murakoze cyane. Okay, ngaho suhuza nk'abantu nka babiri bawe wibukije abantu amazina yawe maze uhita usuhuza nk'abantu babiri cyangwa batatu. Okay, umuntu wa mbere manza gusuhuza ni umuhungu inshuti yanjye bita Chris utuye ku Gisozi, nkasuhuza na mugenzi wanjye wundi yitwa Seti. Okay, nkasuhuza n'umusheri wanjye bita Kadeti. Mutere peace kabisa nk'umusaza. Sawa cyane. Nawe urakoze papa. Harya ngo witwa ngo? Nkunda baje Rusiyana umwana aturutse Nyamasheke Burengerazuba. Nkandi hano mu mujyi wa Kigali kubera siporo yanjye. Suhuza nk'abafana cyangwa se abushaka abantu batatu utabarengeje. Abantu narengeje gusuhuza ndasuhuza uwo bita Nkunda Mace, nkasuhuza n'uwo bita Gacuma, nkasuhuza n'umuhungu wanjye bita Cristiano. Kazi kose. Urakoze cyane. Bana turi kumwe.
mwabibonye rero nk'uko nari nabibabwiye abo twabanye nizere ko mwabibonye ko ikiganiro cyagenze neza kandi cyaryoshye abanyamujyi nk'uko natangiye mbikubwira wabibonye twageze kuri wa mwanya w'ibibazo bagenda babisubiza nk'aho wagira ngo twabibabwiye imbere yuko tubibabaza ni abasirimu abantu bahana Nyamirambo mwabonye ko twaganiriye neza cyane kandi ibintu bikaryoha ikiganiro nkwibutsa ko gitegurirwa kandi ukakigezwaho nanjye mbonye umugenzi Evariste aka Junior aho n'ahandi ni kuri Prime TV ikiganiro naho ubutaha kandi nakagaruka akaryoshye nigahora mwitama naho icyumweru gitaha bye bye bye